Bakunzi ba Dabook TV n'ishuri ryo gusenga TV nongeye kubasuhuza nje mu kiganiro. Ni ikiganiro numva kitari buze gutinda, ni ikiganiro nateguye ku gutangiza ikiganiro gishyashya tugiye kujya dutanga kuwa gatandatu ndetse rimwe na rimwe no ku cyumweru mu gihe tutabonye umwanya kuwa gatandatu. Ni ikiganiro twise hejuru y'umunara. Ni ikiganiro tuzadukora gitanga overview y'ibyo tugenda tubona mu isi dukoresheje ijambo ry'Imana, dukoresheje ubuhanuzi n'ubundi bumenyi Imana yaduhaye, nk'uko Pawulo yigeze kubwira Abakorinto ati ninzi wanyu ntafite ubuhanuzi, ntafite ihishurirwa revelation, ntafite doctrine kwigisha, ntafite connaissance ubumenyi, nzabanzanye iki? Dukoresheje doctrine, dukoresheje connaissance, dukoresheje revelation, dukoresheje prophecy, tuzagerageza kubasobanurira ibyo tugenda tubona turi hejuru y'umunara, nk'uko ikiganiro twakise hejuru y'umunara, dukoresheje ubuhanuzi, dukoresheje ihishurirwa, dukoresheje ubumenyi Imana yaduhaye, dukoresheje kandi inyigisho nzima ziri mu ijambo ry'Imana doctrine. Tuzagenda tubasobanurira turi hejuru y'umunara muri iki kiganiro ibyo tugenda tubona kugira ngo tubashe kubona aho dukandagira. Imana ishimwe cyane rero kuko dutangiye kino kiganiro. Mwongere mu mbabare ndi buvuge buhoro. Numvise yuko nabonye ko ikiganiro nakoze ejo cyagenze neza, nubwo navugaga buhoro. Ndagira ngo mvuge buhoro kuko ntabwo nshaka gukangura abantu bari hejuru. Hari umwana uhita wumva cyane kandi ahita amanuka. Ubwo rero mu gihe ntarategura neza studio hasi muri basement, naho nzajya nisanzura neza, reka tube dukora muri ubu buryo kandi Imana byose izabigenza neza. Imana ishimwe rero cyane kuko ikomeje kubana natwe, ikomeje kugenda itwihishurira. Haleluya. Reka twinjire mu mwanya wo gusenga hanyuma tujye mu kiganiro. Mana ndagushimye kuko ukomeje kubana natwe, ukomeje kutwihishurira muri ibi bihe bya nyuma. Wihesheje icyubahiro muri uyu murimo tumazemo igihe. Mwami, ntabwo twari twenyine, wagiye ugendana natwe, n'ubu turaguhamagaye ngo ugendane natwe. Turacecetse, ngwino uganirize ubwoko bwawe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndashima Imana yuko yanyeretse ibitabo byanjye by'indirimbo bibiri. Nari narabibuze, nabishatse narabibuze mu bikarito, narimukanye, nari nzi ko n'ubundi nzongera nkimuka, sinari nabifunguye, ariko ejo bundi narabifunguye nshakisha ibyo bitabo. N'ikindi gitabo kimwe cyari gikomeye numvaga ari ingenzi, nuko ndabibona. Harimo iki ngiki gitabo cy'indirimbo, kiracyari gishyashya rwose. Ni umubyeyi w'inshuti yanjye wakinyohereje wo mu Rwanda, akinyohereza hamwe na Bibiliya bwizi kado yampaye icyo gihe. Ndashima Imana kubwe kuko turi inshuti. Ajya anyoherereza amakado, ariko ayangaya yanyohereje, ndareka no gukabya, ayangaya yanyohereje kandi aramfasha muri uno murimo. Hakaba n'ikindi gitabo nari naravanye mu Rwanda cyitwa Les Ailes de la Foi, nacyo ni kantike. Ndashima Imana kandi mwabonye ko nkunda kuririmba kantike, niyo mpamvu numva nshima Imana kubw'iyi kantike nongeye kubona. Imana ihabwa icyubahiro. Reka turirimbane igice kimwe cy'indirimbo ya 405, indirimbo zo gushimisha, hanyuma twinjire mu kiganiro cy'uno munsi, ikiganiro kidasanzwe. Ndasaba Imana kugira ngo unyobore cyane. 405, indirimbo ya 405 ivuga ngo dore isi ukuntu ikwifuza, Mukiza iragukumbuye. Turirimba igitero cya mbere n'icya kane. Dore isuku nikwifuza, Mukiza gukumbura, umva uko bagutakira, ngo ni iki kigutindije, uzaza ryari Mucunguzi, wimebwa bwami budashira, ibyaremwe
byose byishime icyamukaza udatinze umwami Yesu bwazaza umwami Yesu bwazaza umwami Yesu bwazaza tuzamureba tunyurwe bagenzi tube maso duhore tumwiteguye nukuri databuja uwo ntawuzigira azazira nyamara azaza ku ngoma ye aya makuba y'amareho dumure dutegereze icyamakaza datinze. Haleluya, haleluya. Ndashima Imana, ndashima Imana. Iki kiganiro ni ikiganiro gikomeye giherutse no kubyutsa impaka zikomeye ku rubuga. Ntabwo bari bazi ko ndibuze kugisubiramo. Ndabona marinete yanjye asa nkaho umye ariko sinashatse tungu kwihanagura ariko mumbabarire. Ntabwo bari bazi ko uyu munsi ndi bugenze kugikora ariko numvise Imana yakinshyize ku mutima kandi Imana yashyize ikintu ku mutima ndacyumva ndi gutangira. Ndumva nezerewe cyane. Ijambo ry'Imana nako umutwe w'ikiganiro witwa ngo ninde washyize ibyaremwe byose mu bubata ninde ubibase. Ninde washyize ibyaremwe byose mu bubata ninde ubibase. Icyambere tugomba kumenya tukacyumvikanaho nk'ihame nuko washyize ibyaremwe mu bubata atari we ubibase. Ibyo nihishurirwa maze kugira ndi kuririmba. Uwashyize ibyaremwe mu bubata ntabwo ari we ubibase. Impamvu yabishyize mu bubata turi buze kuyisobanura. Impamvu hari ubibase turi buze kuyisobanura. Ijambo ry'Imana hari umuririmbyi wavuze witwa René Leblanc, niwe nitiriye umwana wanjye witwa René. Yaravuze ngo ukuyeho ukwezi ugakuraho inyenyeri ugakuraho izuba n'ibindi bimurika byo mu ijuru, ijambo ry'Imana ryonyine ryambera urumuri, ryambera itara rikamurikira. Haleluya, haleluya. Ndumva nezerewe cyane. Umuririmbyi ati dore isi ukuntu ikwifuza, mukiza iragukumbura, umva uko bagutakira ngo niki kigutindije, uzaza ryari mucunguzi, wime bwa bwami budashira, ibyaremwe maze byose byishime, icyama ukaza udatinze. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Baroma ibice 8 umurongo wa 19 kugeza kwa 23. Abaroma ibice 8 umurongo wa 19 kugeza kwa 23. Haleluya, haleluya. Ndafashijwe cyane ntaranatangira. Imana impe kugumya kumva umuyoboro wayo wo guhishurirwa umanuka muri jewe. Abaroma ibice 8 umurongo wa 19 kugeza kwa 23. Kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Kuko ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro, cyakora si kubw'ubushake. Kuko ibyaremwe byose byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro, icyakora si kubw'ubushake bwabyo, ahubwo ni kubw'ubushake bw'uwabibushyizemo. Uwabibushyizemo handitse mu nyuguti nkuru wabibushyizemo. Turi buze kumenya uwabibushyizemo n'impamvu yabishyizemo.
yiringira yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Reka tugarukirize ku murongo wa 23. Tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu, ariko si byo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka natwe tunihira mu mutima yacu dutegereze guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Kagarukirize aho ngaho. Tujye muri Yesaya ibice 14 umurongo wa 10 kugeza ku wa 15. Yesaya ibice 14 umurongo wa 10 kugeza ku wa 15. Imana ishimwe cyane kuko iri kugenda itwigisha. Yesaya ibice 14 umurongo wa 10 kugeza ku wa 15. Abo bose bazakoza bati, mbese nawe ubaye umunyantege nke nkatwe, uwanijwe natwe? Icyubahiro cyawe n'amajwi y'inanga zawe bimanuwe ikuzimu, usasiwe inyo urazoroswa. Wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke, kuvuye mu ijuru ukagwa, waneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. Waribwira guti, nzazamuka njye mu ijuru, nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi tuzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi. Nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwa rwobo. Abazakubona, reka ngeze ku murongo wa 16, bazakwitegereza cyane bagutekerezeho bati, uyu niwe wahindishaga isi umushyitsi akanyeganyeza ubwami. Umurongo wa 17, agahindura isi ubutayu, asenya imidugudu yo muri yo, ntarekura abanyagano ngo basubire iwabo. Reka tugarukiriza aho ngaho. Ntarekure abanyagano ngo basubire iwabo. Umwana w'umuntu amaze kuremwa, byajamo twasomye mu Migani ibice 8 umurongo wa 22 kugeza ku wa 31. Yesu yerekana ko yari ahari mu gihe cy'umwana w'umuntu yaremwaga, kandi ari umukozi w'umuhanga. Uwiteka mu itangira ry'imirimo yarangabiye ataragira icyo arema. Uhereye kera kose narimitswe, uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Ikuzimu hatarabaho naragaragajwe, amasoko adudubiza amazi menshi ataraboneka. Imisozi miremire itarahagarikwa n'iyindi itarabaho naragaragajwe. Yari itararema isi no mu bweru n'umukungugu w'isi utaratumuka. Igihe yaringanijaga amajuru nari mpari. Igihe yashingaga urugabano rw'ikuzimu. Mu gihe yakomereje ijuru hejuru, no mu gihe amasoko y'ikuzimu yahawe imbaraga. Igihe yahaye inyanja urubibi rwayo kugira ngo amazi atarenga itegeko ryayo. Kandi no mu gihe yagaragaje imfatiro z'isi. Iki gihe nari ndi kumwe nayo, ndi umukozi w'umuhanga, kandi nari umunezero wayo iminsi yose. Gahora nezera imbere yayo, nkishimira mu isi yayo yaremewe guturwamo. Kandi ibinezeza byanjye byari ibyo kubana n'abantu. Imana idutabare cyane. Imana ishimwe cyane kubw'ijambo ryayo. Umwana w'umuntu amaze kuremwa, Satani yagize ishyari rikomeye cyane, kubera yuko yari afite igikundiro imbere y'Imana. Kandi Satani yaramaze kugira icyangiro, yaraciwe mu ijoro. Hari indirimbo nanditse ivuga ngo umwana ngo umuntu ni iki kumwibuka, umuntu ni iki kumwibuka, umwana w'umuntu kumwitaho, bamuremye umucishije bugufi, abahasi y'abamarayika ho hato, bamwambitse ubwiza n'icyubahiro mu ikamba. Umuntu Imana imaze kumurema, ikamucisha bugufi ho gato, akaba hasi y'abamarayika ho hato, ikamwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba, ikamurema mu ishusho yayo, ikamushyira muri Edeni, ikamuha ibintu ibikururuka byo hasi, ibiguruka, ibyatsi, inyamaswa, amazi, ibimera, ikintu cyose ngo abitegeke abigende hejuru.
Satani yagize ishyari rikomeye cyane. Satani yagize ishyari rikomeye cyane. Hari bene data twahoze tuganira mu kanya, uyu munsi twanakoze cyane, hari abantu twahoze tuganira mu kanya kuri Zoom, mbabwira ukuntu Pawulo yandikiye Abakorinto ariko babwira ati mujye munyihanganira, ndabasabye munyihanganire kubera ko mbafuhira ifuhe rikomeye ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umukwe umwe ari we Yesu Kristo, kugira ngo nzamubashyire mumeze umwari utunganye utanduye. Ariko ndakeka ko ya nzoka ya kera imwe yoheje Eva uburyarya bwayo namwe ishobora kuboshya. Iyo nzoka ya kera ya yindi urubyaro rwayo rwongeye kwigarukira, rukaba rusigaye ruyihimbaza, rusigaye ruyisengera, rusigaye ruyihimbaza, rusigaye ruyitaka, rusigaye ruyambara, rusigaye ruyandika mu bitabo. Iyo nzoka ya kera ariyo Satani niyo yagiriye ishyari umuntu amaze guhabwa ibyo mu isi byose ngo abitegeke ari muri Edeni, iramushuka kugira ngo, kandi nigeze mbabwira ikintu gikomeye, ako kantu gaciyemo mu mbabarire, ndababwira ngo Satani aturusha kumenya Imana kuko yabanye nayo, akanaturusha kumenya umuntu kuko umuntu aremwa Satani yarahari. Umuntu aremwa Satani yarahari, uko yagiye yevuriwa Satani arakuzi n'abadayimoni, azi kamere y'Imana, azi ikintu Imana idashobora kwihanganira. Niyo mpamvu yavuze ati ngiye gushukashuka Eva nawe ashuke Adamu, barenge ku itegeko ry'Imana, barye ku rubuto Imana yababujije. Ndabizi ko muri kamere y'Imana idashobora kubihanganira. Imana nifashe ngende neza, mugende mwumva icyo ashaka kuvuga. Ndabizi ko muri kamere y'Imana twarabaje mu ijuru, nanjye ntiyanyihanganiye nyirobeyeho. Muri kamere y'Imana no kwera kwayo ntishobora kubihanganira, ntishobora kumwihanganira, izahita imwexpirisa, imujugunye, imuvane muri Edeni, handi yabagaho ari dar innocence, imujugunye hanze ya Edeni. Imaze kumujugunya hanze ya Edeni, imaze kumushuka umuntu koko akoze icyaha, kuko Imana yacu ari juste ica urubanza rutabera, buri wese yamuhaye igihano gikwiriye n'icyaha yakoze. Satani imuha igihano, umuntu imuha igihano, inzoka imuha igihano. Umuntu atakaza ubutware bwose ku byaremwe, byaremwe byari munsi y'ubutware bw'umuntu. Murumva nawe iyo wari umwami ufite abutwara, noneho ugatwarwa bunyago, ugutwaye bunyago ni nawe utwara abo watwaraga n'ibyo watwaraga. Ibyari ibyawe byose, abagore bawe, abana bawe, abaturage bawe, ubutunzi bwawe buhita bujya munsi y'uwagutwayeho bunyago. Satani amaze gushuka umuntu akagwa mu mutego, Imana ikamureka kuko yari yiringiye, kuko haleluya, ijambo ry'Imana ravuga ngo ihera mu itangiriro ikavuga iby'iherezo, kandi ikavuga ngo imigambi yayo izakomezwa. Kandi mu mabanga akomeye atanu yahishwe, agahishwa Satani, agahishwa abamarayika, agahishwa abadayimoni, agahishwa mu buryo bwose bw'ibanga, harimo nuko Yesu Kristo yari yaratanzwe kuva kera isi itararemwa kugira ngo azabe umucunguzi w'isi. Haleluya. Satani iryo banga ntabwo yari arizi, yari arazi ko nubwo ashutse umwana w'umuntu birangiye burundu. Ntabwo yari azi ko hari uwatanzwe kuva kera isi itararemwa, ibyaremwe byose bitararemwa, isi itararemwa, hari uwatanzwe kuva kera. Petero yabivuzeho. Abantu bari, ntabwo nari nateguye umurongo, kandi njya nkunda cyane abantu bagenda bankurikira iyo ndi gusoma ijambo ry'Imana. Nkunda abantu bagenda bankurikira, bita bankunda, babita ba Paresi, hari n'abandi bagenda bankurikira bakagenda bazana
hari uwitwa Kubwimana Egide, bagenda bazana imirongo muri Bibiliya iyo nagiye mvugaho ntayitanze bakayizana bakayikoporora nk'ukwiri. Ndagira ngo umurongo mushake muze kuwubona, mushyire muri komanteri uvuga ko Yesu yari yaratanzwe. Haleluya! Yesu yari yaratanzwe kera isi itararemwa mu ibanga kugira ngo azacungure isi, na Satani ntiyari abizi. Yari azi ko umuntu amaze kumubeshya akamushuka akava muri Edeni birangiye, kandi koko avuye muri Edeni ibyo yari ashinzwe gutwara ibyaremwe byose, ibi byatsi, inyamaswa, amafi yo mu nyanja, nawe ubwe byinjira mu bubata bw'ibitagira umumaro. Imana idutabara cyane. Nibyo Pawulo yandikiye Abaroma, aravuga ati reka nongere mpasome nongere mbasubiriremo ngo uwashyize ibyaremwe byose mu bubata ntabwo ari umuntu. Hari mwene data twaze tugima akaba ngo umuntu yishyira hejuru ngo kandi n'uwashyize ibyaremwe byose mu bubata. Oya, umuntu yagiye ku rugamba atsindwa n'uburiganya bwa Satani. Satani aramushuka, ibyaremwe yarashinzwe gutwara bijya mu bubata, nawe ajya mu bubata. Ni nka ba bandi bavuga ntabwo nabyinjiramo cyane. Ni ukuvuga ngo agiye ku rugamba arwana na Satani mu buryo bw'intuze bw'amayeri ya Satani, aramushuka amutwara ubutware yari afite ku bintu. Ntabwo ari umuntu washyize ibyaremwe mu bubata, ahubwo Imana yo iri juste niyo yashyize ibyaremwe byose mu bubata kugira ngo ice urubanza rutabera, kuko Satani yari amaze gutsinda ku mugaragaro umuntu amushutse byemeye. Ariko haleluya, hari ijambo riri muri uwo murongo mutigeze mwumva neza mu Baroma 8 umurongo mu Baroma 8 umurongo wa 19 kugeza ku wa 23. Twongere tuhasome. Haleluya. Handitse ngo kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana, kuko ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro. Icyakora si kubw'ubushake bwabyo, ahubwo ni kubw'ubushake bw'uwabibushyizemo. Uwabibushyizemo handitsemo lettre majuscule, ni uwabigushyizemo yiringira. Ntabwo Satani ajya yiringira yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora, kuko yari afite ibanga. Uwiteka yari afite ibanga, avuga ati nubwo Satani akoze ibingibi, ngiye gukoresha justice y'ubumana bwanjye, ngiye gukoresha ubutabera bundimo, nca urubanza rutabera. Umuntu muha igihano cye, Satani muha igihano cye, inzoka muha igihano cyayo. Ariko nizera rwose ko hari umwana wanjye nibikiye uzaza kwivana mu bubata. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ubwo tumaze kumvikana yuko uwashyize ibyaremwe byose mu bubata atari bubibase. Uwashyize ibyaremwe byose mu bubata ni Imana, yabikoze iri guca urubanza rw'ibyabereye muri Edeni. Ubibase ninde? Ni Satani, kuko yaramaze gutsinda kubw'amayeri ye. Ariko haleluya, hariho ibyiringiro, kuko Yesu Kristo yaje kugira ngo ayivane mu bubata. Imana ishimwe cyane. Hari umwanditsi witwa René Pache wanditse igitabo cyitwa Rodora. Umwanditsi witwa René Pache wanditse igitabo cyitwa Rodora yanditse aravuga ngo tant puissant qu'il soit, yavuga kuri Satani, il n'est ni omniscient, ni omnipotent, ni omniprésent. Deux fois Dieu lui a fixé des limites. Ngo uko yashobora kose ntabwo ashobora byose, ntabera hose icyarimwe, ntashobora byose, ntazi byose, kuko ari amabanga Imana yagiye imuhisha, nk'iryo banga ry'uko Yesu yatanzwe isi itararemwa kugira ngo azacungure isi. Ntiyari azi ko hari ikintu hari ishyanga rizavuka ryitwa itorero, rikavuka mu mazi n'ijambo. Umwami wacu Yesu niwe tangiriro ry'itorero yaremye mu mazi n'ijambo. Yazanywe mu isi yacu
yacu no kudukiza ibyaha ngo tube itorero rye yaguze amaraso. Satani mu bintu bibiri yahishwe bikomeye, yahishwe Yesu Kristo ko azaza gucungura itorero, yahishwe itorero. Nuko igihe kiragera Yesu araza acungura itorero, ariko nk'uko twari turi kubivuga, Imana iri guca urubanza nyuma y'ibyabereye muri Edeni. Yaciye urubanza iha umuntu igihano cye, kandi umuntu atakaza ubutware ku byaremwe byose. Ibyaremwe byose byinjira mu bubata bw'ibitagira umumaro, byibatwa na Satani, ariko wabyinjize mu bubata n'Imana, kuko yari iri guca urubanza rw'ibyabereye muri Edeni. Imana yiringiye yuko bizava mu bubata un jour une fois pour toutes, Satani yaramaze gutsindwa. Niyo ya magambo twasomye muri Yesaya ko urugamba rwa Satani nubwo yavuze ngo azazamuka, ngo azamera nk'isumba byose, azamanuka agere ku ndiba y'urwobo, niko muri Yesaya havuga ngo kandi abazamubona bazamutangara bati niyo wajya kunyeganyeza amahanga ugasenya imidugudu yo mu isi, ukanga kurekura abajyagana bayo ngo basubire iwabo, kuko ari babafasheho ububata, bari bafasheho ububata. Mumbabarire, turi mu bihe bikomeye cyane. Satani rero kugira ngo abate isi, kugira ngo abashe kubata isi kuko atabera hose icyarimwe, yakoze strategy yo kwishakira ubwoko bw'abantu bamusenga, nk'uko twabibonye ko ari Imana y'ab'iki gihe. Abantu bamusenga, abantu bagomba kugabanya isi, bagatwara ibyo mu isi byose. Bamwe bagatwara amafaranga, abandi bagatwara ubutegetsi, abandi bagatwara ibisirikare, abandi bagatwara ubuhanga, abandi. Ejo bundi nahoze nkurikira ikiganiro kuri Primo Media TV cyakozwe na Karini Jabo kuri uriya bwoko bw'Abayahudi. Hari umuntu ushobora kucyumva akavuga ati byararangiye, ahubwo twemere dupfukame birangire, Abayahudi baradutwaye, Abayahudi nibo bamere bayoboye isi, Abayahudi tugomba kubapfukamira, Abayahudi tugomba kubarigata inkweto zabo, tugomba kubiruka inyuma kuko nibo bayoboye isi. Nicyo cyatumye abantu benshi bareka Imana nyamana, bakareka Yesu Kristo, bagasuzugura umusaraba, bakinjira muri kabare y'Abayahudi, bagatangira kupfukamira ibigirwamana byabo, bagasenga Bayali na Moleki, bagatanga ibitambo by'abantu, bakambara impuze ibihunyira ku makote mu mwanya wo kwambara umusaraba wa Kristo, kuko bari baraboze kubona ko Abayahudi bafite imbaraga zirengeje iz'uwitwa Yesu Kristo bizeye, nubwo bagenda bavuga izina rye. Hari abantu bagiye bandika kuri ibihe dusohoyemo, cyane cyane bandika kuri abo bantu bitwa Abayahudi bari gufasha Satani gutwaza isi igitugu, kubata ibiri mu isi byose. Hari umugabo witwa Pierre Rabelais, yarapfuye, yari umufaransa mu environnementaliste, ariko w'umufilozofe wandikaga n'ibitabo. Mu environnementaliste no kuvuga ngo wakundaga ibidukikije, ariko akaba n'umufilozofe, akandika n'ibitabo. Yitwa Pierre Rabelais. Yaravuze ngo hari igihe kizagera ngo abantu bakaba mu isi bose 99% bose ari abacumbitsi bari haruwaye, bishyura ruwaye yo kuba mu isi. Abantu 1% ari bo bafite isi yose mu maboko yabo. Mu minsi yashize nahoze ntera igiparu ku rubuga mbabwira ngo mwari muzi yuko ikiremwa muntu cyonyine aricyo kiba mu isi cyishyura, ibindi biremwa ntabwo byishyura. Ariko byibishyura ninde? Uwo bishyura ni bwa bwoko nyine bwemereye Satani, wamaze kugabana ibyo mu isi byose, akagabana ubutware bwo mu isi bwose. Bwa bundi yaragiye kugabira Yesu akabwanga, akagabana ibyo mu isi byose, akagabana ubutware bwo mu isi bwose. Ubwo bwoko bwaragiye bavuga ati tuzemera tugupfukamire, tuzemera uwo mwami wacu, uzaba Imana yacu, natwe tuzaba abantu bawe,
uduhe isi tugufashe kuyiyobora. Muri abo ngabo harimo ubwoko bwitwa abakazari, ari bo baje kuba abayahudi b'ubu ngubu. Hari ibitabo nagiye mbasomera, hari ibitabo bya Gershom Scholem wanditse le messianisme juive, hari igitabo cya Arthur Koestler wanditse la 13e tribu bisobanura ubwoko bwa 13. Hari ibitabo byinshi byagiye bigarukaho. Ngiye kuvuga gatoya ku mateka y'aba bantu, hanyuma twinjire dusoza tugira ngo tubereke ukuntu abantu benshi bari kuyobya, cyane cyane abakristo bakayobywa n'abo bitwa ko ari abapasiteri babo, bamaze kurya intonorano z'aba bantu bari gufasha satani, ndetse n'aba bantu gukomeza gushyira isi mu bubata bwenda kurangira. Imana idutabare cyane. Mu kinyejana cya 6 cya 8, mbabarire, hari ubwami bw'abakazari bwari buri hagati y'inyanja y'umukara n'inyanja bise Mare Caspienne. Ni bwari buri mu majyepfo y'Uburusiya no mu burasirazuba bwa Ukraine y'ubu ngubu. Ndi kugerageza kubushushanya ku ikarita muri kugenda mu byumva. Bwari mu majyepfo y'Uburusiya no mu burasirazuba bwa Ukraine y'ubu ngubu. Bwari mu gihugu cy'ubu cyitwa Kazakhstan. Bwari muri Georgie, bwari muri Armenia. Iyo yose yari empire y'abakazari. Wa mugabo yanditse gute? Witwa Arthur Koestler yanditse igitabo cyitwa la 13e tribu, Empire Khazar et son héritage, ubwoko bwa 13, ubwami bw'abakazari n'umurage wabwo w'intambara no gusenga ibigirwamana no gusenga bayali. Ngo muri icyo gihe rero niko abo banditsi bavuga batandukanye, hariho imyizerere cyangwa se amadini atatu. Hariho ubuyahudi, judayizime, hariho christianisme, ubukristo, hariho isilamu. Ku bwami rero bw'abakazari, abakazari bo bayoborwaga n'icyo bita occultisme babylonien. Mwumve noneho aho occultisme yaje kwinjira mu nsengero ituruka, mu mbabati. Occultisme ni ubupfumu, aho bwaturutse ubupfumu bwaje kugera mu nsengero, kugeza igihe ejo bundi naguze igitabo cyitwa Dictionnaire des symboles, des signes de symboles, aho nerekanye igihunyira icyo gisobanura. Wa undi wambara igihunyira ku ikote, igihunyira gisobanura iki? Gisobanura ko kuki ninjiye mu bintu byishira. Igihunyira gisobanura ko afite ubushobozi bwo kureba, nk'uko igihunyira kireba, akareba ndetse akarebana nijoro. Akaba afite ubwenge nyine buturuka kuri uko kureba, agatanga inama zo kuyobora abantu mu isi aturutse kuri uko kureba, arebana nijoro. Igihunyira bakigereranya nka le messager de la mort, ni ukuvuga ni intumwa y'urupfu. Kigomba kugenda kikamenyesha ahantu, kikajya ku rugo kikababwira ko ahantu hagiye gupfa umuntu, ndetse kigaherekeza n'ubugingo bw'uwo muntu kikabwinjiza muri aferi ikuzimu. Ngabo abantu baduhagarara imbere binjiye muri occultisme y'i Babuloni ituruka kuri aba bakazari. Reka dukomeze. Aba bakazari yo kuri renye yabo basengaga ubupfumu bw'i Babuloni, bwarimo icyo bita magie noire, ubumaji nyine ubupfumu. Bwarimo icyo bita paganisme babyloni. Yavuze paganisme ni ugusenga ibigirwamana, urukusanye rw'ibigirwamana by'i Babuloni. Niyo mpamvu abantu benshi bajya bibaza batari ko se kuki ibintu byose turi kubona mu isi bifite amazina y'ibigirwamana? Nuko bene ababifite, nk'uko wa mugabo kuri Primo Media TV, ari abantu bakomoka cyangwa se bisunze ubu bwoko bw'abakazari turi buze kwibona. Mfite imodoka uretse kuri mu igaraje yitwa Mazda.
Mazida ni ikigirwamana cy'i Babuloni. Nta hantu ushobora kubihungira, ibikorwa, ibintu byose, ibi byo bacuruza bagenda babiha amazina y'ibigirwamana. Dukomeze. Umwami rero w'Abakazari witwa Bira muri 750 nyuma ya Yesu Kristo yaje ntiyashaka guhindukira imana n'imwe muri cyangwa ntiyashaka guhindukira imyizerere n'imwe muri iyi myizerere iriho y'Abayisilamu, y'Abayuda n'iy'Abakristo. Yatangaga ibitambo by'abantu, gutamba ibitambo by'abantu. Ahantu hose uzabona ubwami butamba ibitambo by'abantu, uretse ko nyine n'aba bakritisite n'aba ngaba dukurikira, abo bapasiteri bacu, narababwiye ngo umuntu ugenda ari inyama n'amaraso akizera ngo munsi y'amavuta ya runaka akagenda ari inyama n'amaraso azaba igitambo n'umuhigo w'abafite imyuka ibayobora. Abantu bafite imyuka ibayobora ya okiritisme y'ubupfumu nabo batamba ibitambo by'abantu. Ntabwo ari abami gusa, ntabwo ari abatware gusa, ntabwo ari abategeka bo mu isi bafite aho bahuriye n'ubu bwami bw'Abakazari, ahubwo abantu bayobotse imyizerere yabo nabo batamba ibitambo by'abantu. Batangaga ibitambo by'abantu kandi ngo yarangaga no kwica, akica cyane abaturage baturiye ubwo bwami bw'Abakazari, nibo babitangagamo ubuhamya. Kandi ngo Abakazari bari ababeshyi, bari ibisambo biba bigategera abantu mu nzira, bari abaziripateri. Umuntu w'umweziripateri ukuntu ameze, ashobora kuza akakwiba, akakwica, akagutwara irangamuntu yawe, akagenda ahantu hose agenda avuga ko ari wowe wagiye, akagenda agasanga nawe wari ugishyiriye ibintu ubutumwa, nawe akamwiba akamwica, avuga ati ni jyewe witwa gutya na gutya, numwe n'umwami uyu nguyu arambwiye ngo mpi izahabu za mwari mwarumvikanye nzimushyire, ukazimuha akazitwara. Yamaze no kwica wa muntu yategeye mu nzira. Ni uko bakoraga. Ngo abaturage rero b'ibihugu baturanye baravuga bati aba bantu bagomba gufata imyizerere imwe muri iyi myizerere itatu bakayijyamo, nibatayijyamo tuzabatera tubarwanye kuko baraturembeje. Ubye ni b'Abayuda, ubye ni b'Abakristo cyangwa se b'Abayisilamu. Umwami rero witwa Bira aravuga ati ntabwo naba umuyisilamu, kandi ubundi narabonye ubuyisilamu bukomoka ku Buyuda. Ntabwo naba umukristo, kandi nabonye n'ubukristo bufite aho buhuriye n'Ubuyuda. Ngomba kuba mbese ubutegetsi bwanjye n'abaturage banjye duhindukiriye idini ry'Abayuda, bahindukira Judaism. Ariko bakomeza kwivugira ikirimi cyabo cyitwa Ikiyidishi. Niyo mpamvu abantu benshi batekereza ko ururimi ruvugwa hariya muri Isirayeli ari igiheburayo pire. Oya, ntabwo ari igiheburayo pire cyo mu gihe cya Yesu, ahubwo ni ururimi ruvanzemo Icyarabu, ruvanzemo Ikirusiya, ruvanzemo ziriya ndimi ahantu bagiye baturuka hose, kuko ni ururimi rwanditswe kuva kuri A kugera kuri Z n'umugabo witwa Ben Gurion wabaye na premier ministre wa mbere wa Isirayeli. Akora ururimi rushyashya ariko rurimo ikidishi cyinshi cyavugaga n'Abakazari. Ntabwo ari igiheburayo cya kera cyari cyanditse muri Bibiliya. Nukomeze. Aba rero bahise bitwa abajuife Ashkenazi cyangwa se abajuife no juife. Bahise bitwa Abayuda b'Abashkenazi cyangwa se Abayuda batari Abayuda. Abayuda babihindukiriye batari Abayuda. Nyuma rero babona ntabwo bizashoboka, baravuga bati tugongere dufate imihango ya Kiyahudi tuyihuze n'imihango twajyaga dukoresha y'ubupagani na okiritisme y'i Babuloni. Niho havuye Talmud Babiloni. Iriya Talmud mwumva tuvuga, dukunda kugaruka inshuro nyinshi cyane kugira ngo iboneke. Habaye des écoles ebyiri, ndumva nabisobanura akabare y'Abayahudi. Habaye des écoles, école de Jerusalem na école de Babylone. Zirahangana kugira ngo bareme igitabo kizajya gikoreshwa mu masinagogi bigisha. Noneho école y'i Babuloni iratsinda, Talmud bayishyiramo bya bintu byose byo gutuka Abakristo,
byo gutuka bya bindi byose bibi. Iyo Talmud nyine Babiloniye niyo ikoreshwa n'abayahudi bakoresha mu masinagogi y'ubu ngubu. Muri iyo myizere y'i Babuloni bavanze n'imyizere ya Kristo, y'imyizere ya Kiyahudi, harimo gusenga Bayali, gusenga Moleki, mwibuke ijambo nigeze kubasomera, reka nongere ndibasomere ryo mu mbabarire kugenda buhoro buhoro, ndumva ryo byiza kugira ngo ntaza gusakuza. Reka nongere ndibasomere iryo jambo kugira ngo mubyumve. Ijambo ryo mu byakozwe n'intumwa ibice 7 umurongo wa 43 haranditse ngo, ibice 7 umurongo wa 43 haranditswe ngo, mwateruye ihema rya Moleki n'inyenyeri y'ikigirwamana cya Refani ari ibishushanyo mwemereye kubisenga, nanjye nzabimurira hakurya y'i Babuloni. Hakurya y'i Babuloni ni hehe? Ni muri Gihenomu. Abantu benshi barabakurikira iyo nyenyeri yabo bita ko ari inyenyeri ya Dawidi bakayitaka, kandi ari inyenyeri y'ikigirwamana cyitwa Moleki, ya Refani y'ikigirwamana cyitwa Moleki, bakabakurikira kandi bari kubohereza mu irimbukiro. Dukomeze. Guhera ubwo rero, bamaze kuvanga imyizerere y'i Babuloni na Judayizime, bahise bitwa mafiya kazariyeni, mafiya y'abakazari. Ese mafiya ni ikira? Mafiya tubishyize mu Kinyarwanda ni iki? Ni nk'abantu nyine bakora ibintu sinzi ko nabisobanura. Ni abantu bakora ibintu binyuranyije n'amategeko. Bafashe ibyo bita imihango ya Kiyahudi bayivanga n'ubupagani bw'i Babuloni, gusenga Moleki, gutanga ibitambo by'abantu, gusenga Bayali, gusenga bya bigirwamana byose barabivangavanga. Ni byo byatanze na kabare, abantu basigaye barazanye no mu nsengero, bahita babita mafiya y'abakazana. Muri 200 nyuma ya Yesu Kristo, abaturage babaturiye barabateye, barabashwa, basandaguza ntuze ubwami bwabo. Bamwe mu bakazari bahungira muri Aziya, abandi bahungira i Burayi, baragenda bibera aho ngaho i Burayi. Igihe cyarageze rero hatangira itotezwa, ariko baravuze bati, kuva bamaze kudutera bakatwirukana, tuzihorera uburyo bushoboka bwose. Hatangiye itotezwa rero ry'abandi abayuda nyakuri bari barahungiza hirya no hino i Burayi, nabo babivangamo, baravuga ati natwe turi abayuda, bagendana nabo, abo bahunga bakagendana nabo, bagenda biba identite, baza kuhinduka abantu bo hejuru babayobora. Muri 290 abayuda bari mu Bwongereza bose barirukanwa ku bwami bw'umwami witwa Edward Ier, barirukanwa. Igihugu bahungiye bwa mbere cyabaye ubuhungiro cyari Ubudage. Muri 349 turi kugenda twihuta kugira ngo twumve uko byagiye bikurikirana. Muri 349 mu gihe cy'indwara bita peste noire, nanone abayuda baratwikirwa, ariko baza kubona yuko bari kubatoteza cyane, babubakira ntuze quartier yabo i Frankfurt mu Budage, bakajya babashyira hamwe mu tuzu twegeranye ahantu hari umwanda. Mu igihe kimwe rero baza nyine gutangira ibintu by'ubucuruzi bwabo. Ntabwo mbyinjiramo cyane, ntabwo mbyinjiramo ngo bigere kure, ariko umuyuda ukomeye cyane muri aba ngaba bari barimo, ariko ukomoka mu bakazari, yari uyu nguyu bita Rothschild. Rothschild rero akaba yari afite inzu bari batuyemo, yari iri kuri adresse y'152 i Frankfurt. Iyo nzu ikaba yari ifite bouclier de protection, ikintu cy'icyuma cyari kiri ku muryango, kiriya nyenyeri n'ubundi ikoreshwa ira hexagramme cyari umutuku icyo gihe, gikoreshwa nyine mu n'abayuda nk'inyenyeri ya Dawidi. Iyo nyenyeri ikaba isobanura 666. Muri 1948 babonye Isirayeli bahita bayishyira mu ibendera ryabo. Abantu benshi n'ubu barayitaka mu mazu, barayitaka mu nsengero, barayambara, bazi yuko ari ikintu gifite aho gihuriye na Dawidi,
ariko ntabwo ari byo nk'uko twabisomye mu Byakozwe n'Intumwa ibice birindwi umurongo wa 43 ngo mwatere ihema ry'ikigirwamana rya Moleki n'inyeri y'ikigirwamana cya Refane, ari ibigirwamana mwemeye kubisenga, nanjye nzabimurira hakurya y'i Babuloni. Tugaruke gatoya rero, ni bande rero babase isi? Ni bande babase isi? Ninde ubasa isi? Ninde ufite isi mu bubata bwayo? Ni Satani, ndetse akoresheje n'ubwoko we ubwe yiremeye. Ntabwo ari uko yabaremye ngo abareme ngo abareme nk'uko umuntu arema, ahubwo yarabateranirije hamwe, abaha ibitekerezo, abaha uburyo, abaha ubutunzi, abaha na strategy yo kwigarurira isi yose. None abantu bamwe bo hagati muri twebwe bahisemo kujya kubapfukamira. Hari ikintu nari nibagiwe cyasohowe mu gitabo cya wa mugabo nabasomeye, cya gitabo nabasomeye cya la 13e tribu, Empire Kazari son héritage, ubwoko bwa 13, ubwami bw'abakazari n'umurage wabo. Ikintu nari nibagiwe nuko abakazari batajyaga babaho batagira abagaragu babo babapfukamira, ariko badasa ku ruhu, bita abakarakazari. Abakarakazari bari abantu basa birabura, uko bari abakazari bo basa kuriya, basa n'abazungu, bo birabura, aribo bavavuyemo bari abahinde, basa ko kwa kundi bari mu Buhinde, birabura cyane, ariko bakaba baba abagaragu babo aho bajya hose, bakaba abagaragu. Ubu noneho babonye abandi bagaragu birabura babafasha gukora intambara, babafasha gutanga ibitambo by'abantu, babafasha kwiba, babafasha gusahura, bya byaha byose bakoraga ntabwo bigeze babireka, babafasha gutwaza isi umuntu uze igitugu, bafasha gushyira isi mu bubata bw'ibitagira umumaro. Bya byaha byose bakoze ntabwo bigeze babireka, ahubwo bashatse abagaragu bitwa abakarakazari. Abakarakazari ubwo hari ijambo ntigeze ndevura n'ubu nshaka kuvugaho gatoya ryitwa sionisi. Abo bantu bari abakazari niyo baje gushinga umuryango ukomeye cyane witwa sionisme, abasionisite. Ariko baravuga ati ntabwo bizashoboka hatari abandi bantu b'abakarakazari badufasha kwamamaza aya matwara ya sionisme. Ubu dufite abasionisite, abapasiteri b'abasionisite muri Afurika, abapasiteri b'abasionisite i Burayi, abapasiteri b'abasionisite muri Amerika, n'abandi benshi cyane bagiye bahabwa amafaranga n'abakazari kugira ngo babafashe kwamamaza impamvu yabo, koze yabo. Ninde washyize isi mu bubata? Byari byagenze bite? Uwiteka niwe wemeye ko isi ijya mu bubata, kubera yuko umwana w'umuntu yari yayihaye ngo ayitware, ndetse n'ibyaremwe byose ngo bijye munsi y'ibirenge bye. Yaramaze gutsindwa na Satani, aratsindwa, arashukwa, atakaza ubutware yari afite kuri ibyo bintu. Imana igiye guca urubanza, ica urubanza ivuga ko imwirukanye muri Edeni, inamwima n'ubutware, imwambura n'ubutware bwose. Hanyuma Satani akora icyo bita récupération, nk'uko nabwiye ko ari umwami wa récupération, ashyira isi mu bubata, ububata bw'ibitagira umumaro. Ariko dufite umwami, haleluya. Niyo mpamvu muri byavuze ngo uzaza ryari mucunguzi, wime bwa bwami budashira, ibyaremwe byose byari biri mu bubata byishime, icyamukaza udatinze. Haleluya. Kandi ngo ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko kuzahishurwa kw'abana b'Imana, ngo tuzagaruka tumanutse turi kumwe na Yesu Kristo, tuje kubikura mu bubata bw'ibitagira umumaro. Ntabwo nzi uruhande uhagazeho. Ese uhagaze ku ruhande rw'ababata, rw'abashyize isi mu bubata, rw'abatwaje isi igitugu? Ese uri mu ruhande rw'abaniha? Kuko jyewe ndi mu ruhande rw'abaniha, nihira ibibi biri kubera mu isi, mvuga ngo uzaza ryari mucunguzi, wime bwa bwami budashira. Hari ibintu byinshi twavuga. Iki kiganiro cyari cyo gufungura ibiganiro bitangiye, ibiganiro byo kuvuga ku byo tubona mu isi. Ni ikiganiro twise hejuru y'umunara, tuzagenda tubikomeza
kandi turabizi neza ko Imana izagendana natwe. Ntabwo nzi neza nimba ninjiye muri isije neza, ariko igihe kizagera nyinjiremo neza, tuzagenda dusobanukirwa ibintu byinshi cyane muri ibi biganiro. Imana y'amahoro ibamere umugisha, mukomere, turi ku rugamba.